Ibishishi, ibiheri byo mu maso cyangwa se acne bitewe no kubyita mu ndimi z'amahanga bizwi nka acne vulgaris, ni indwara ikunze kwibasira uruhu cyane cyane mu isura, ahitera gufungana k'utwenge duto tw'uruhu tumwe ubona tuba turimo ubwoya ndetse n'imvubura zisohora amavuta yo ku ruhu. Akenshi utu twenge twifungwa bitewe n'uturemangingo tw'uruhu twapfuye ntitubashe gusohoka ndetse n'amavuta menshi aba asohoka mu ruhu. Ibi biheri kandi bishobora kuza berekejwe no kubyimbirwa cyangwa se kutabyimbirwa cyangwa bikaba byaza byose bivanze. Akenshi ibi biheri biza mu maso gusa bishobora no kuza mu mugongo cyangwa se mu gatuza. Ubifite arabangamirwa. Benshi bakakubwira imiti itandukanye ushobora gukora kugira ngo ibi biheri bigende, ariko se ubundi ibi biheri biza bite? Biterwa n'iki? Nibyo tugiye kumva kuri uyu munsi. Ibiheri byo mu maso cyangwa se ibishishi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Muri zo harimo ikorwa ku rugero ruri hejuru rw'amavuta yoroshya uruhu cyangwa se sebum nk'uko tubikesha imbuga nka Healthline ndetse na Mayo Clinic. Bagiteri zizwi nka Propionibacterium acnes ubusanzwe ziba ku ruhu, gusa iyo zibaye nyinshi bishobora kugutera ibishishi. Gufungana tw'utwenge tw'uruhu nabyo ni kimwe mu byabitera. Kwiyongera kw'imisemburo nka testosterone cyane cyane mu gihe cy'ubugimbi guhera ku myaka 15 kuzamura nabyo bishobora gutuma biba imwe mu mpamvu yakongera ibi biheri. Nk'uko twari tubivuze, ubu bwoko bwa bagiteri bwa Propionibacterium acnes busanzwe butuye ku ruhu bishobora kongerwa n'ibintu bitandukanye birimo ibyo wisiga. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora kwisiga amavuta akamutera ibiheri kubera ko izi bagiteri ziyongereye, cyangwa se ugakoresha ikirungo cy'ubwiza runaka kikaba cyagutera kwiyongera kw'ibi biheri. Ni indwara kenshi igaragazwa n'ibiheri bibyimbye bishobora kuzana amazi cyangwa se bikaba byumye. Hari n'igihe kandi bizamo amashyira, bishobora kuza biryana cyangwa se wumva wabishima cyane. Ahanini rero bikunze kuza mu bice bibonekamo utwenge tw'ubwoya twinshi nko mu maso, mu mugongo no mu gatuza. Inzobere mu kuvura indwara z'uruhu Dr. Jay Vafold aradusobanurira. One of the most common questions I get as a dermatologist is what causes acne? And it's not always an easy, quick answer. There are multiple different causes or factors that contribute to acne. So really, kimwe mu bibazo mbazwa cyane iyo ndi mu kazi ni iki gitera ibiheri. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kubonera igisubizo bene iki kibazo kuko biterwa n'ibintu byinshi. Mu by'ukuri rero ibiheri byo mu maso biterwa n'ibintu bitatu by'ingenzi: kuba akaremangingo kazwi nka hair follicle kari mu ruhu nabi kagateza ibibazo, ikura rikabije rya bagiteri ku ruhu rwa muntu ndetse n'ibindi byageze ku ruhu bitandukanye. Abantu rero bambaza ibi bibazo usanga kenshi banavuga ko ibiheri ngo biterwa na stress nyinshi. Mu by'ukuri siko biba bimeze, ahubwo ko urwaye ibiheri ukagira stress bituma byiyongera, ariko stress ntabwo ushobora kugutera ibiheri. Ikindi kibazo mbazwa ni ukwibaza niba ibiryo bimwe bitera ibiheri nk'amafiriti, inyama n'ibindi dusanga mu fast food. Icyo kiranagora cyane kukivugaho kuko hari ubushakashatsi bwinshi buhabanye bwavuze ibitandukanye ku buryo bigoye kumenya icyo guhitamo. Ukuri guhari nuko ntawe ubizi neza 100%. Icyo ibyo turya bigabanya cyangwa se byongera ku biheri byo mu maso ntawabimenya. The exact impact that diet plays on acne. One thing we do know about diet's role in acne, based on some of the most recent evidence, is that diets high in processed sugars and processed carbohydrates do lead to a pro-inflammatory state that likely does exacerbate acne. Gusa hari bimwe mu byo wakora kugira ngo urwanye ikura ry'izi bagiteri ndetse unasukura uruhu mu buryo bukoroheye ukoresheje ibyo ufite mu rugo. Uburyo bwa mbere ni ukwifashisha uruvange rw'ubuki n'indimu ndetse n'igi, ukabikoroga ukabivanga ukajya ubisiga mu maso buri joro mbere yo kuryama, ukabyisiga iminota 20, hanyuma ukaza kubikaraba ukabona kuryama wisize amavuta asanzwe adahindura uruhu, ayo bakunze kwita igikotoro. Iyo bikoze buri munsi bigabanya ikura ry'izo bagiteri ndetse bigatuma uruhu rugenda rurushaho kuba rwiza, bikanasohora n'umwanda mu ruhu.